My brother Park uri kutwumva neza? Ndabumva neza. Turi mu kigali the industry tuguhaye ikaze Park. Asante sana bwana. Umeze neza? Oya nagomeze neza. Okay, utugeti ntabwo umeze neza. Ni kimwe mu bibazo abakunzi bahoraga banatubaza cyane. Bati ese ibyo turi kugenda twumva kuri PACSON koko niko bimeze niko biri. Ubwo niba abandi wenda batabasha ku accessinga maybe izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndavuga ati PACSON ntabwo ameze neza. Reka tumuzane hanyuma tunaganira gatoya ku buzima bwe ndetse no ku bikorwa bye muri rusange. Hanyuma tubwire PACSON niki gituma uyu munsi utameze neza nkuko bitubwiye. Mbena scam nago ndiba bakoresha imbuga nkoranyambaga kugira bigaragaze umuntu akubwira ngo umwana yitabye Imana kandi atizitaba Imana. Iyo ko ibintu bimeze nakoze accident. Yego. Yaransunitse yaranyishimiye nandi ku stage performinga. Yego. Byabinjye ngo big up. Pana bizko ngo push. Push, yeah. So to push nago nanyiteguye umva uri kuri stage performinga. Nega push naguye nabi itamvunika igufwa. Tako apasuste idavunika. Kuvunika no gupasuka inazi guseparating amagufwa agatandukana. Mwitako so ni ibintu bikomeye cyane. Okay. Ariko kuvuga uravuga ariko nyine bigeze niyo kubabara burababara. Of course. Burababara byatari yamenye gukora yamenye gutigita. Na mfite n'izindi deals nani ukwa kuri EP yanjye ariko EP yo ntabwo yambere yuko producer tumukwa mu iminsi bita The Lou as deal as on a sound card, microphones, headsets just kabika mu rugo tu nta kibazo. Okay. Ko rendezvous kwa muganga mu byumweru bibiri. Wiki nivamo n'indi week kwa kane nubwo bazageranye banye operating. Okay. Hari kimwe mu kiganiro cyawe nabonye kuri media runaka uvuga how waguyemo hanyuma ariko abo mwari muri kumwe ntabwo babashe kwitaba bumva ko wabaye koko nyako babara nkuko wari kubifilinga hanyuma nibwo waje kujyanwa kwa muganga. Donc wamenye gute noneho ko wagize icyo kibazo cyo kwita kigufa ikaba ryaratandukanye cyangwa se ikaba ryaravunitsemo kabiri? Ni nyuma yuko wari uvuye muri icyo gitaramo cyangwa byagize gute? Mbe namaze iminota ijya kuri 30 ndi hasi. Urumva umuntu push mara almost 30 minutes ndi hasi ibaza umuntu w'umugabo ari mukurira wallahi. Bavuga we captain Duzi. It was real hard. Byabintu bikomeye byatari. Ariko ndabara jiji wasunitse namubwiye amagambo atari meza namubwiye urambunye kuri moto. N'abantu kaze n'abafite imodoka bari mukumwe ngo yicyako nani muko barabyatari. Ubundi Paul ibaze yametse ku mugongo. Namubonye siga ameka ku mugongo mu gitondo. Pole sana kabisa. Pole sana. Gusa na ifite kwisi irenze ijya naho ndondagasuke. Pole sana kabisa. Cristiano na ile kwisi na Messi kavuga Messi abonye kwisi ryanjye eba yangura kabisa bitakuroklita kanya baba doctors bunga. Okay. Yunga the first day, second day, third day, fourth day. Okay.
ndavuga ibintu byo kuvuga ngo kunga umuntu atakunga bari aciye mu cyuma so nahise njya muri kugura bambwira you know what ufite fracture igufwa ryaravunitse bamaze kumbwira gutyo ndabaza so what next barabimbwira ufata rendezvous kuma expert w'amagufwa urumva gahunda mfite yo kuri radio music izindi plots and zose mbe nambiye umutwe karakazi ako nageze nakagutakaza ko nafite plot anzakazi istambe nikwe mutwe Dr. Ambwenge ikora ikintu cyitwa akazi mutwe wawe kubera yuko nagaru gutsikira ajya gutsitsira yego akundi bagenda bakakumasa imitsingo yikanze n'ibintu nk'ibyo bagushyira bande no bambwiye ni ivunitse kongera gufatana so bisaba time barambwiye icyo kwivana mu mutwe niko kamenikuye mu mutwe na kintu cyo kumva ko wenda ko ugiye kugira ubumuga buri totalama wenda wa feelings muri we bikaba byatuma wenda wumva ugize ikintu we maybe cyo kwiheba ibintu nk'ibyo bibaho yuko umuntu agasinzira cyane cyane ku manywa uri kumwe n'abandukanye bagusura muganira museka muburaga uri wenyine utangira kwitekereza ukavuga se zongera gende nambuke nk'uti nambwe zongera pocket zanjye zongera stage performing zongera akazi ko kuri media house cause right now house uri mu kwaniye nakoreraga ariko byo kuba nini cyane kugaruka nawe byaba ari ikibazo gikomeye cyane uribaza ibintu byinshi cyane of course ukavuga runaka turavuga things tavuga na green P ngako parking yose bishyamo brag wiyumva ni brag maniga P-Fla yo salam gazangiraho ndategereza ariko the Samuel brothers arabandi bana kabisa Karisa John K John Mahire Johnson list then I don't know you know uririmba no Dr. Karirimba is very good TB live 100 G's yarambye aya mavangwa nugende ugure mongo za antibiotique zawe ugure penikira nyazo nugure antibiotique za antibiotique wa mubyeyi man bishatse kuvuga ngo bitewe n'iyi situation urimo hari bamwe bagerageje kukwereka ko muri kumwe baraguhumuriza n'ibintu nk'ibyo hari abandi of course bagiye bagupromisinga maybe n'ibindi bigiye bitandukanye ko baza gukorera n'ibintu nk'ibyo hamwe n'urwo rukundo bamwe bakwereka hamwe n'uko nanone nabo banira abantu ino situation urimo ni iki mu by'ukuri ubona noneho yakwigishije cyangwa se n'iki uri kwibonamo bijyanye nanone n'ayo mibanire yawe ufitanye n'abantu bagiye batandukanye yanyishe yuko abazi nyarwanda na rukundo tugirana yego kweko mbere ngiye byambayeho byatumye subiza amaso inyuma nibuka producer yego Junior Mart System ajya kwitaba Imana akageto yabagamo yo akabona mwisa akageto yabaga mu kageto akageto Junior yakaba mu kageto yakaba aba mu nzu nzima true kabisa true
ye kwa yuko banagiye akora amahit baje bubaka amahitaje bararongora bakamukolabo aba global true Dr. Jacques abanzi yo baje Dr. Jacques bakwa Dr. Jacques Tramuzi Dr. Jacques rest in peace mu Rwanda rwa contribution tukava we i Burundi tukayizana mu Rwanda true what we tell man listening then brother who else balari mention brother true you know even just DJB DJB cyashize ngabuze ikimugarura i Kigali oh my goodness ngabuze itike wallahi yo kujya muri Jagwa niba ari Jagwa ze transportation ngabuze transport Kigali katrap tukiraburiza amafaranga yo kwishyura ibitaro njye rimwe na rimwe izi association zacu dukora zitumariye iki ni ikibazo gikomeye cyane Park ni ikibazo gikomeye cyane navuga ko ahanini ubona gishobora kuba ari kimwe mu kintu kinaffectinga iyi industry muri rusange ngarutse nko bikorwa byawe wagerageje kugenda uhuza wakunze kuzana ikintu cyo guhuza aba artists muri projects zitandukanye twumvise revolution mu kanya ariko introduction watangiriye muri ndirimbo umuntu yanarije neza urabona ko hari ikintu kinini mu byukuri wari uri gusobanura ariko abantu batigize wenda bafata mu buryo buri serious ari cyo nanone kano kanya ugarutseho cyuko hari urukundo rudahari muri industry muri rusange mu byukuri uri kubona kuba hatari mu rukundo nko kuri kubivuga biri kwaffectinga iyi industry yacu ku kigero kingana gute ese nanone biri mu bahanzi gusa cyangwa biri all industry hawe muri cinema n'abandi bafite aho bahure ni industry muri rusange yuvuze industry uvuze uruganda nta kintu kimwe man ntago ukuyemo cinema uvuze industry an industry ni uruganda true rurimo cinema rurimo music you know what I'm saying man so the thing is ako ni mumboni zanje yego bera kuba manager ko umuhanzi we ku giti cyiwe bajya kumenyekana nubwo wamubwira kuri poster wabashya bana agene kuri agaragare wabwira abantu yo muzambona ntabwo ari nk'urugero y'amano yatamwa performance muri BK Arena bari kuzapfa bamumenye gutyo we na Natano ubaje y'amano the band yakwishangaye ugiye ukabaza JC ya party na Bruce Melody yangaye not done no kuna platform no kwigaragaza you know what I'm saying so na love ihari na association dufite association anzi nayo ni gutu wambwira ngo umuhanzi for instance umuvandimwe RIP DJ wacu witabye Imana ari mu Bwongereza ari mu gusabiriza transport muvana mu Bwongereza mugara mu Rwanda muri Amerika njya kora igitaramo wenda visa yanjye iminsi yashize baramwe ngomba kubana runaka kugira ngo naye yego njye mu kiraka barangana yakoresheje association kirunaka igomba kumfasha association Rwanda ifasha icyabanzi nyarwanda gakondo nanjye njye mjya nibaza ndakubaje wa munyamakuru we ni ikibazo gikomeye cyane ntekereza ko ari n'umukoro utanze kuri abo bayobozi bakagombye kuba hari ibikorwa runaka bagerageza gufatanya n'abanyamiryango muri rusange kugira ngo hagire igikorwa maze wa muhanzi abashe kubona
bagirane bond, bagirane urukundo. Yeah, true kabisa. Yeah. Ka shifting konje ngo nakora research ndi umunyamakuru, uri umunyamakuru. Yeah man. Wizo Manizo, umugore w'ungaga. Bobby ntabwo bari mu ishyaka rimwe, ntabwo bumvikana, ariko yagiye kumusura. Kandi imagine uwo bita Alien Skin bamugirira ruzira imeze nk'imageragere. Abantu bahagurutse bose baragenda. Hano mu Rwanda bavuga ngo akabagifungisha. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nubona cyaraturabana haburaga iminsi mike cyane, but the race baraza ntabwo ari hejuru y'amategeko, ariko at least baba bahari kandi ngo agashya bakimenyesha. I'm saying. Yeah man. Ikibazo gikomeye cyane. Reka twihute tugane ku musozo koze ndabona amasaha ari kugenda asa nk'adufata, ariko nanone sinagira nakubajije kino kibazo. Warutubwiye ko hari EP uri gutegura, nubwo uri muri icyo kibazo ariko ugerageza kurikodingira home. Twitege cyangwa se ufite plan yo kuba wayishyira hanze ryari muri rusange, hanyuma n'indirimbo ipiza y'indirimbo zingahe maybe? Izabigizwe n'indirimbo 6 songs. Okay. Meantime yamena recordings ariko producer anje the look twatuye mu gihe cyo kwibuka. So ntabwo gutangira that respect. Ntabwo record country mu kwibuka, you know what I'm saying? Yeah man. So for a week you'll see now we had izindi voice overs zakoraga filime zo kwibuka, ariko Sunday tuzayitangira. Yeah true. Igizwe na 6 songs, indimi 6. Okay. When a video zabari really cool video cyangwa visualizer video. Yeah. Okay. Bite n'uburyo mezemo. Okay. Harimo na collaboration maybe? Why not, man? Okay. Yeah, P flies on board. Okay. My nigga P flies on board, Green Peas on board. Okay. Abandi bajibanje tu byo mu kuvugana, ariko ndashaka yiko like ni 6 songs. Okay. Ndashaka zindimbo enye zose zibari zanjye. Okay. Yeah, collabo. Neza cyane. Hari umuntu uciye mu gikara tambwira ngo akumbuye collaboration yawe na Bakti. Ariko ni indirimbo yari yitwa My Day. Okay. Is my day, and today is my day. Hey, bide yitwa This is my day, PACSON featuring Bakti. Ariko ni ya zamani. Yeah, ariko kubera ko Bakti nagafi ahora mu kwirukanga. Yeah. Akaza yagaruka nakagwa abantu gitumo. Yeah. Yatabaguye gitumo. Okay. Studio arambwa studio iri kwa mama mu rugo mu cyumba. Yeah. Anyway, recording mu cyumba cyo kwa mama Bakti. It's a big mistake. Yo, you mean it to you? Nagukurengo ibaze mu cyumba Bakti. Oh yeah. Anyway, Pac, mu by'ukuri mfite byinshi cyane numva nifuza kuzaganira na one day bijyanye ni industry rusange, zimwe muri collaboration wagiye ukora. Dusubire way back aho kidogo kugira ngo nabo bagenzi bagire byinshi cyane bagenda basobanukirwa kuri iyi game yacu muri rusange, uruhare rwawe mu guteza imbere hip hop nyarwanda. Uyu munsi ugiye kuri Google cyangwa se ugiye kuri ChatGPT natungwa no kubona izi amateka yawe, izi uruhare rwawe
mu kubaka uruganda rwa music ya hip hop mu Rwanda muri rusange n'ibindi nk'ibyo. So mbona afite byinshi cyane tuzaganiraho, nuko gusa time turi kutwemera, ariko I hope ko one day inshallah tuzicarana gutya muri studio tukagira byinshi cyane tuganira. Maybe mu gusoza hari icyo wifuza kugeza ku bantu bari kudukurikira muri kano kanya, hanyuma tugushimire ku mwanya wawe. Yego, ndavuga amagambo atatu yonyine. Irya mbere ari beat twashyize hanze njyewe, Long J, Youngs, Fireman, Negi the General, Red Ink, iyo cypher bayirebe. Ayindi cypher ya kabiri njyewe, once a PACSON Mbali record. Mbali cypher, yeah. Yeah, Mbali cypher, PACSON, Bukadaf, Generous, Ikin cyanyuma mu nsengere. Mama nari mbashe kugenda kabisa. Yakora ibikorwa byanjye. Banyirambiwe kabisa. Bameze nk'umuriza. Of course, of course, yeah. I hope ko Nyagasani akuriho, kandi twizeye ko ubusabe bw'abakunzi bawe bugera kuri Nyagasani, maybe akorohereze, kandi natwe nka Fine FM twifurije success muri byose, kandi Nyagasani akomeza korohereza paka. Amina. Merci beaucoup. Sana ugira umugoroba mwiza. Yeah, man.